umugore ngo yamaze kuryamika abana arazahagara hejuru y'imva y'umugabo we ati mugabo wanjye nakosheje ngusabye imbabazi umbabarire ninsubira nanjye uzahita udunyike ngo yasabye umugabo w'imbabazi ahagaze hejuru y'imva ye ati jye ninsubira kugira umuntu ushuka ati nanjye uzajya ufite unyica umuntu niwe mugabo wasinziriye akaba amusigiye umuryango niyicariye muri uwo muryango maze ibyo by'abagabo bandi abyikuremo nta kindi baba bazamumarira ni ukuza kumusenyera gusa hari abavuga ko ari Imana imutumye reka nta mana barayibeshyera umugabo ni indaya ni kamomo ngo umugabo we yarapfuye ati nuko rongora arira ati yewe ati wambuza arambonye ni ukubeshya Imana nta muntu izongera kwereka ubu uretse kuzakurikiza amasomo ari mu gitabo cy'Imana umuntu akajya yumva ayo masomo akavuga ati nakayeretswe ibi ati none nibyo nanjye nakurikiza ariko nta muntu Imana irongera kwereka bajya babeshya aba bantu ni abadayimoni bari mu isi kandi afite itoto ni mwiza ni igitangaza naza kumukwereka mu kwanya muhe impanuro kuko aragukurikiye ndabizi ese ubwo yabigenza atejya amande yabigenza ate ubwo njyewe gukimbabaza ni kuri yari yashatswe n'umunyacyubahiro wampaye none akaba agiye kuzandavurira mu bamureba bamara kumureba bakongera bakaguruka bigoye muraho rero ngo hari umuhungu weretswe dore hari umugabo hariya yari umupasitoro uwo mupasitoro arakundwa igihugu kiramumenya ku mateleviziyo ku maradiyo akajya yirirwa avuga ubutumwa sawa shumwe uhambira ha numvise wata mu badanwa oya nundi umugabo agira gutya yagiye mu Bugande imodoka y'abagandi gongi yirenza umuhanda yari umuntu uzwi ufasha abana bo mu muhanda agafasha abakene agakora uko ashoboye kose urupfu ruragaba muhanda bamujyana anapfa nabi abantu baratabara benshi batagira ingano bati Pastor Theogene yapfuye amarira bamenshi umugore we baramutabara abantu bari hirya no hino mu isi maze muri iyi minsi hahubuka inkonkobotsi ngo ngewe ngo ngiye kurongora uriya mupfakazi mwakabyara ubu nizo nkuru ziri kuvugwa hano mu isi mu Rwanda byakomeye ngo agiye kurongora umupfakazi bagiye kurongora umupfakazi ngo ni Imana yabitegetse Imana abantu bahumanya Imana ndabantu bahumanya Imana none ubwo Imana sibyo urumva yabitegeka ngo niyo yategetse ahubwo ukibaza ngo ese Imana yishe uwo mupasitoro kugira ngo itange uwo muhungu oya umuntu niwe mugabo wasinziriye akaba amusigiye umuryango niyicariye muri uwo muryango maze ibyo by'abagabo bandi abyikuremo nta kindi baba bazamumarira ni ukuza kumusenyera gusa hari abavuga ko ari Imana imutumye reka nta mana barayibeshyera Imana ubu nayo abantu basigaye bakora ibintu ngo barerekwa kandi rwose Bibiliya ko yavuze ko nta muntu uzongera kwereka uretse intumwa za mbere ubundi ngo umuntu gusa azajya yimenyera ibintu yihangira ibintu yibesheho ariko atabeshye ngo nibyeretswe n'Imana Imana ntabizongera kwerekwa Imana yagiye kure mu ijuru ntibyihura n'abantu abantu ngubu babaye ibikoko ngo yaramweretswe pe Imana yaramubwiye ngo nagenda mubwira kuri impeta afite ngo amwirongorere ngo muhoze amarira rwose ngo ngo ari yamwise Gapome ariko agaruka ku izina n'ubundi umugabo yarasanzwe amwita yabura gukwa amwita akavuga ngo ni Gapome kanje undi nawe ngo Gapome nguriya Gapome ngo wanje ngo ndaje muhoze amarira ibyo bintu wowe ko uri nararibonye ibyo ni amagambo
ibyo ni amagambo nta kuri kubirimo. oya ibyo ni amagambo nta kuri kubirimo. Reka ko umuhungu yasizoye ku mbuga nkoranyambaga ko ashaka kumurongora, undi umugore se aremera? umugore yaravuze ati ntaho muzi uwo muntu uriho uvuga atyo. umugore nabyemera nawe ukazaba akosheje, ariko ashobora kumuhakanira ati umugabo wanjye yarasinziriye n'ubu nta wundi nshaka. Yari n'umugore w'umupasitori, pasitori yasubira agashaka yaramusigiye abana. pasitori ni ukuri, pasitori rwose wari ukunzwe pepe, ninkubwira ngo yari akunzwe ubyumve. oya ni uburaya ubwo ngubwo bubi. Ubwo ni uburaya, ubwo ako kagabo gafite uburaya. umugabo ni indaya ni kamomo. ni kamomo. umva sha va aho ngaho, ntawe uri kuwugira muri video ntashaka kuwujyamo. ngwino hano wowe vama, kuko mukecuru niwe twaka impanuro ntago ari wowe. none tuvugisha ukuri rero mukecuru, ubwo ubundi umuntu wapfushije umugabo aba akwiye kwitwara gute koko? ko wabonye byinshi. umugabo yitwara neza, ati akitwara neza, akirinda kurara agenda nijoro, akaza kwicara mu rugo mu bana be. yego, akiyicarira mu rugo. hari umugore yari muri Kibungo, umugabo we yarapfuye apfa babyaranye abana 3. nuko rero umugore bukenga umugabo baturanye araza ati ngwino nkujyane mu isoko ryo kugura akagati. umugore ati hoje. aragiye ngo agude igicuma, baranyweye, bakaba bahageze ngo saa 11 baranyweye, ya nzoga irashira, bari mu cyumba. umugabo asubira azana indi. umugore ngo arasoma, yarasomye asomye atese ko numva twaje hano mbona bwije, none umwanya tunywe yiyi akabaza nyindi. umugore ngo arasohotse, ayimusiganye. nuko rero ngo umugabo arategereza. umugore yaragejeje mu rugo ati baba we, ati abana banjye, ati ubu barihe? umugore ngo adinga igitenge agiye cyo kidingira mu nda. ariruka nta gusubira ngo sederi wa mugabo. ariruka ngo araza, maze ngo ageze mu rugo ngo asanga utwana, kamwe kwicara kandi kwicara gato, kari hagati yabo kasinziriye, kari hagati ya twatundi tw'inshuti. maze ngo ararira ati mana, ati baba we. umugore ngo aragiye arakingura ati maze abana banjye muryame, ati nzabashakira ibyo murye, tundi najya kurahura. umugore ngo yamaze kuryamika abana, aradahagara hejuru y'imva y'umugabo we. ati mugabo wanjye nakosheje, ngusabye imbabazi, umbabarire, ninsubira nanjye uzahita udunyike ngo ukurikire. tinahemutse ngusabye imbabazi hejuru y'imva y'umugabo aho bamushinguye. uwo mugabo rero ngo aramutegereza, aramubura. buracya ngo mu gasesa ageze saa 10 ngo arabaduka aragenda n'imuhira. arahamagara umugore aramwihorera, yegera umwango arakomanga. umugore ateye umuntu ukomanga umwango ngo ni jyewe, mbese ngo byari bikugendekeye bite? undi ati warambwiye ngo uri inshuti y'umugabo wanjye, warambeshyaga. ntiwariyo. iyo ubayo ntiwari kungeza ko bwira inshuke yasiganye ngo zirare hanze. nta bucuti bwawe. umugabo ngo ahita yigendera. abantu batubwiraga baravugaga bati uwo mugore kuva ubwo kugeza ubu ntarasubira kunywa inzoga mu ibare. yafata akarindwi akagenda akayizana, akaza agashyira imuhira, agasangira n'abana, azasira agasubirayo. ngo yasabye umugabo w'imbabazi ahagaze hejuru y'imva ye. ati jye ninsubira kugira umuntu ushuka, ati nanjye uzajya ufite imico. ngiye kwicara hasi nkurerera abana, mugabo wanjye twarabanye. urumva uwo mugore yaboneka he? none rero uyu mugore yapfushije umugabo, agomba kwicara mu rugo, ntagende ijoro, ntasubirize, ntakometane n'abandi bagabo ngo abonye banywa ngo hinga ngo bamusomye. niba afite agafaranga nagende yigotomere rike, narangiza ahita ataha. ariko yo kuvuga ngo nakango yari inshuti y'umugabo wanjye, yari inshuti y'umugabo wanjye, ngwino buriya ni ukumurumbya. nta mugore wabuze umugabo ukwiriye kurumba, ni ukumurumbya. ngo bugorobe akiri mu nzira, shaka gutaha karagasanga urugo, kajya mu rugo. cyane ko buri wese aba anamusuzugura. baramusuzugura nyine. babona agenda nijoro bati noneho abonye akanya, amangaye.
ye ngo umugore umugabo we yarapfuye ati yuu nuko rongora arira ati yewe ati wambuze arambonye bati ntimwumva ati ubwo rero uwatinyaga kuhaza bati noneho ari bujyaze kandi ubwo wese uko yavugaga aravugaga ati ubanyubahaga ati umugabo wanjye agihari ati none bazanyubahuka we niryo jambo aravuze ko aravuga ngo noneho ngo uwatinyaga kuhaza ngo nawe noneho abubu rero bo aho zino mbuga nkoranyambaga zaziye basigaye baza akavuga ngo jyewe ngo Imana irantumye ngo nize ndongore runaka birya ni ukubeshya pesi nize kera rero twari dufite utuntu ariko Imana itanga ubwenge bw'umwimerere kera amadini namenye ubwenge mbona hariho idini ry'abaporodesitani aribo bangerekani hariho n'iry'abadivantisiti n'abanyagatulika amadini nayo atatu niyo namenye ubwenge mbona ari aho noneho bakaduha akantu k'umwenda kariho inyuguti aho mu ishuri akaba ari two rero bagenda ngo a d d do ra ne re re nutwo twigaga nutwo bajyaga batwigisha turi kumwe ku kenda bakamanitse nk'ahari yego ubwo rero amashuri agumya aza bukeye ngiye kumva numva ngo haje ngo batishita ngo haje ngo bapende biba biruriranye none ubu n'urujya n'uruza ariko namenye ubwanjye amashuri nabonaga ari atatu ari atatu bya kane byari bihari none abo bayajemo rero bari buracya bagakora ibintu bidasanzwe nuko rero none se abazi gusoma no kwandika buriya Bibiliya ko ivuga ko intumwa zerekwaga ari izo za kera bahise bandika ibitabo ubu hari umuntu wabeshya ngo yeretswe ngo Imana yagira amwereka yewe nta wambeshya ngo mwemerere baranagusomera bakagusomera bagafata ayo masomo ya kera bagahita bayahuza n'iby'ubu ngo Imana irambwiye ni ukubeshya Imana nta muntu izongera kwereka ubu uretse kuzakurikiza amasomo ari mu gitabo cy'Imana umuntu akajya yumva ayo masomo akavuga ati nakayeretswe ibi ati none nibyo nanjye nakurikiza ariko nta muntu Imana irongera kwereka tubajye babeshya aba bantu ni abadayimoni bari mu isi abantu ni inyamaswa umuntu akakubwira ngo yeretswe ngo jye nareretswe ngo nabonye yaravuze ngo nabonye ngo impeta ngo nabonye ngo umugore ari kurira ngo noneho ngo Imana ngo impe igitambaro ngo nimuhanagure ngo noneho ngo abafite impeta ngo Imana irambwira ngo iyo mpeta ngo nayikuremo ubwo niyo umugabo wapfuye ngo Imana irambwiye ngo iyo mpeta ngo nayikuremo ngo noneho ngo impeta ivamo ngo ngiye kubona ngo mbona ikiganza cy'impindi impeta ngo madayi mwambitse gutebeza bigembera urugero rw'ingabo nziza aritaka ari oya wo nta muntu urimo yego nta muntu urimo ni amagambo babeshya cyane none amagambo babeshya kuko igituma agenda ivuga nk'ubu ngubu ukareba umuntu akakubwira ati yewe nagiraga nabi ariko ubu nareretswe ubu narabonekewe ubu ndi umukirisitu wongere weguke bakubone waje gutyo uhita uva muri kamera ni ukureba ukareba rero wareba wakwibaza nk'umuntu muraturanye wareba ibyo agukorera ibyo yagukoreye ntaguciyeho kandi ngo wareretswe yego agazinga umunya umuntu wese akagenda atanga ubuhamya akagenda avuga ati rwose Imana yarangendereye uwo nagiriye nabi musabye imbabazi yego rata ariko umuntu warakugiriye nabi ataragusaba imbabazi akajya abeshya ngo wareretswe kandi akwiye gusaba imbabazi ahubwo wahura ukabona arazinze kandi wari uzi ko avuga ari uzi ingambo ye wari uzi ukuntu agamba ariko bavuga ngo barereko bagiye kurara mu byuma nta muntu ujya utambeshya ngo warezwe ngo ujye mwemere ndavuga ntumve kwihana turi hano yose kwanamiza ko ndi ruharwa ndi umunyabyaha ruharwa saba Imana imbabazi izaziguha kuko Imana ntiyanga umunyabyaha yanga ibyaha bye iyo usabye imbabazi urababarirwa ariko iyo utazisabye kazi kawe uwo mugabo rero uwo muhungu ngo ni umusore hari aho nyine bagaragaje yifashe ifoto
ari mu kabari aryamye hasi ashyira inda hasi mu kabari handi kuri sima yo mu kabari noneho umukobwa araza amujya mu maguru barabyina amuri mu maguru iyo foto nayo irahari y'uwo muhungu uwo niwe weretswe nyine n'Imana ngo arongore uwo mupfakazi uwo mupasitori yo ni ishyano by'indahanurwa yagaramye ndamujya hejuru umugabo yagiye hasi yego agiye hasi noneho igitsina gore wambaye akajipo kagufi nawe araza amujya mu maguru barabyina koko babyina baryamye baryamye bose urumva bari abantu none uwo muntu niwe weretswe umugore w'umupasitori ngo naza none uwo ni uwo weretswe rero uwo muhungu niyikorera uburaya ariko areke kubeshyera Imana ubu ibereye mu ijuru kuri ibyo yanditse yarabyanditse ati bitabo ntibyandikwe ngabo ba Petero ba Yohana ba Mariko ba Matayo ba Daniyeli ba Meshake ba Shandarake nibo beretswe urumva nabo beretswe ntabandi bandika rero ibitabo nibyo basoma ariko ubu nta muntu uzabesha none ko abantu benshi basenga bavuga ko berekwa mu kutubeshya ariko bamugane nanjye hari igihe nanjye asanga ukubeshya ngo ibi nta mafaranga ariko mwokagira Imana mwe abantu bagiye bihangana uri kubabwira bari no kukureba ndabizi abantu bagiye bihangana rwose bakihangana ntibigire abereka ndarabirabura abantu nabirabura wamugani hari igihe abwira umuntu ngo neretswe ngo imodoka yari ikugonze ngo none ngo iraguhushije ngo Imana icyubahiro ibyo si ubuzima busanzwe ra ukajya kumva aramubwira ngo Imana igukijije urupfu ukumva aramubwira ngo Imana iguhaye umugore mwiza ngo iguhaye inzu ngo iguhaye imodoka ngo kandi ngo Imana yanjye ntibeshya ngo irabimbwiye ni amagambo abantu babivugira hari umugabo aroni aha mugungo ni n'umutende ariko aravuze ati yewe nta muntu udusa gusenga ati ndasenga nkajya no mu mpinga w'umusozi nkararayo atari ko bobere ko sindereko ati sindumva ijwi rwose rimanuka mu ijuru ngo rimbwire ibi ngo bizagenda bizagenda kandi ndara mu mpinga w'umusozi nsenga kandi ukumva abandi ngo beretswe burya rero Uwimana yaragiye ijya hejuru ihunga abantu ibyo yanditse maze kubyandika ubundi Imana yigiriye hejuru ndiri hafi y'icumbi by'abantu bademagura bavuga Imana yagiye hejuru abantu rero bakishushanya no kwishushanya abantu barishushanya nta muntu wereka ubu ntawe none umugore yitwara ate muri bino bihe uwo mugore yitwara bamuvuga bamuvuga ati ese mama aremera kurongorwa nawe uwo mugore se yitwara ate niba mu bwonko bwe bitamurimo ngo yirinde avuga to twashakanye yarasinziriye nanjye nzaguma aho ntegereze isinzira ryanjye ikibazo aracyari muto yamusigiye abana bangahe sinamenya umubare ariko ni muto wamubarira nko mu myaka nka 30 yewe si 30 rwose urumva ni imyaka y'ejo kandi afite itoto ni mwiza ni igitangaza naza kumukwereka mu kwanya muhe impanuro kuko aragukurikiye ndabizi ese ubwo yabigenza atejya amande yabigenza ati ubwo njyewe gukimbabaza ni kuri yari yashatswe n'umunyacyubahiro wampaye none akaba agiye kuzandagurira mu bamureba bamara kumureba bakongera bakaguruka nicyo kibazo bakaguruka bakisubirira kubobeza umuhogo ni bakaguruka bo nyine namwemerera azamwemerera ariko azabasebye useba arinde uwo mugore azabasebye nakwigumira kwari ubu yasa ari hafi kujyana itorero rye none abyihorere ngo hari igihe kirekire gisigaye cyatuma umuntu yata umutwe reka da yasa ari hafi nta gihe gisigaye
nyamara wabona ubihanuye none se igisigaye byahanuwe none se ubwo abeho byahanuwe byarageze abeho gutyo koko ariyahangana bikunde niyumva atazihangana ngo bikunde ubwo azamushaka none se byagenda bite ubwo nabona atari ariko se ashaka uwo nguwo cyangwa yagakwiye gutekereza uko yabigenza ariko uwo nguwo nyamubeshya ngo arebe ko ndetse sinamushaka waramubeshya yaravuze ati igihe nari umupagani narihanye inzoga narazinyweye naraye mu tubari bivuze ngo n'abagore rwose yararanye n'abarabagaraguza agati ibyo bisobanutse neza kubera ko buriya kenshi akabari n'inzoga hari igihe akabari n'uburaya hari igihe bidasiga niyo kakugezemo neza kakakumenagura kakita kagukontorora iyo gatangiye kakuyobora n'aho utari kujya none urumva ko uyu munsi rero avuga ati jyewe inzoga naraziretse n'ibyo byose ndabireka imana yaranshumbishije rwose mu buzima impindurira amateka uriya mugore ndamushaka pe ati kandi yamunyeretse ati rwose imana yanyeretse ko agapome kanjye ari igihe uzagahumuriza yego kumwikundira yamukunda nawe yabamwemera akamwemera ariko atabeshya ngo yeretswe ntakwereka ku gihari ngo yamweretswe ahubwo abantu bari kwibaza ese imana yaba ariyo yahitanye umugabo we kugira ngo wowe uze ntakwereka ku gihari nibyo ntakwereka ku gihari wa mugabo ubu rwose by'abantu barabeshya nta bantu bakerekwa mbaya ko bavuga ati niba abandi b'abahanuzi harimo abahanuzi nyine ba gakondo abahanuzi ba gakondo kera bariho abahanuzi cyangwa abavuzi abahanuzi ba gakondo bahanuraga ibya kinyarwanda byabo bya kinyarwanda bya kinyarwanda ako kantu gasobanura abahanuzi bahanuraga bya kinyarwanda atari iby'imana babagaho bakabikora ibyo ngibyo barabikoraga yehehe ibyo nabyo byari bifite umushinga ariko utavuga ngo uri ku mana ari umushinga wabo gusa wa gakondo zabo ariko se bikaba ari ukuri byabaga ari ukuri kwabo nyine ibyo bahanuraga hari ibyo bahanuraga wagira icyo ukuntu birabonetse hakaba n'ibyo bahanurwaga ntibiboneke ariko byinshi byarabonekaga bakavuga nk'ikintu ukagira gutyo byatinda byagira ukakibona urakibonye ubu ngubu ubanza ntabakiriho abo bantu ubu ntabakiriho bararangiye ugahanurira umuntu kandi bikaba ukuri bikazaba abo rero nibo babaho muri iriya si yo hirya babaho mwahura akakubwira ati iki kizakugendekera iki kizakugendekera kigendera hanyuma bukeye cya kindi koko ukazagira icyo ukuntu wakibonye rikata oya ndakumva ntiwambeshya umugabo yibwiye umusore mu kabiri turiho tunywa inzoga noneho umusore aba yicaye nk'uku yicaye umukobwa yicaye harimo areshya noneho banyweye inzoga umuhungu asubiyeho umukobwa agenda kuzana indi noneho ubwo nimugora agiye ati kandi wa mugabo uriya mukobwa urimo ureshya atazagutera umurimo ati vuba cyane ahita amubwira gutyo ati uriya mukobwa uri kureshya azagutera umuriro undi ati reka ati sindi bamureshya tubiganirira ati ibyo ni akazi kawe umukobwa azanye inzoga baranyweye ugenda no guhaguruka ndigendera ndahabasiga wa musore atwara wa mukobwa abasamye inda maze gusama inda bukeye inda rero igeze igihe cyo kuvuka umukobwa yigiyeho bamukubisaho kwigisura batereka data bati ni mu mujyane Butare hariya ku munini ibiro ryawe byari ritaraza umukobwa waguye mu kavuguto benda kugera i Butare benda kugera mu muyoboro apfuye ndabyumva abarapfuye bagarukana umurambo umukobwa aragenda baramushingura bukeye rero wa muhungu aza kureba wa mugabo aramubwira ati yewe ati wa mugabo ati rya jambo wambwiye umbuto umukobwa ngo azantera umuruho
ati yarapfuye none ubu ndaho nta wundi ndabona ngo arabimubwiye ndati sinakubwiye sagira ngo sinakubwiye nabwo kera bari bafite iyo mpanuro yabo ariko batabeshya ngo nibyo Imana iberetse nibyo babaga bikurira mu bwoko bwabo. none ubu wowe twigendere wowe ntushobora kureba umuntu ukamureba mu ijisho rya mukuru ukavuga uti uragende gutya intambwe yawe uyihindure kandi atayihindura bikamubaho nyine. n'ubu nawe urashobora kundeba ukandeba imico n'imyifatire ukambwira uti hindura. Kuri bamwe ntibyabaga kuri bose, hari byabaga bifite uwo byajemo ariko bitajemo ntabibone nk'uko Roni yavuze ati jyewe ndasenga ariko sinderekwa atari ku muntu bajya kumva ngo jyewe ngo neretswe ati ariko hari n'abana babo n'ibyo byagiraga abo bizamo ntibyabaga kuri buri wese. Yego. Ariko hari n'abana b'abakobwa bari kuguma babeshywa umuhungu akamubwira ngo nakweretswe bikarangira atwaye inda cyangwa akaguma amubwira ati ninjye wakweretswe umukobwa akarinda anagumirwa ari muri icyo cyizere akanga no gushaka n'abandi. Abakobwa nabo aho bapfiriye burya nibo bigoryi nibo birumba kuko buriya umuhungu iyo baganiriye akamushuka akabona barahuje imibiri burya amenye ko amufenguye biba birangiye kugira ngo azamutware ntibishoboka ahubwo ahita amushyira ku isoko yahura n'uburyo igikorwa cyo kwa nakambuka intama ujya baramudogoroje nta mukobwa ukirimo uwo muhungu umugiyeho kwa mbere n'umuvuga aramuvuga ati baramujogora wagira ngo bigira ibanga ntabigira ibanga kandi kera rero umukobwa nyine umuhungu yaramubazaga ari uwo bazashakana bakabazanya byo gushakana bakuzuzanya bakazapanga bagahura bapanze iyo wumvise amubwira ati nagira ngo turarane ujya bamurumbije kandi abakobwa bo nabo barabikunda ni ibigoryi nta bakobwa barimo ubugeni n'abasuzuguro niyo mpamvu bagumirwa kandi noneho ubu nyine baranatomboye ngo n'inshinge zarajemo ngo bamwe bajyahomo ngo kuziteza ngo bamwe bajya kuziteza ngo zibamarire iki ngo bareke kubyara y'amahinga ari umukobwa uwo muruho uwo muvumo ngo rw'imyaka 5 akagenda umukobwa akarwiteza ati batavamana arakiharanira bati umukobwa naka n'umware naho nimbo naho nakambuka ihene abakobwa bararumbye wa mugabo akamama hari ibintu bikubabaza iyo ugeze ku bakobwa urababara cyane bararumbye kandi kera umukobwa nyine yabaga umwari umusore yamubaza bakaganira ibyo nabyo byaje hagati naho igihe cyacu cyo nta musore wabazaga umukobwa yabwiraga se ati ndashaka umugore ati ndashaka umukobwa undi ati umukobwa se namunagane noneho akamubwira tuzajye kumbarizira kwa naka ubwo rero yaramubengutse yego yaramukunda noneho se rero akazabyuka rero akagenda kwa wa mugabo wundi nuko rero bakaganira ati umuhungu wanjye yarambwiye ngo nzaze ngo mbabaze ngo uwo mukobwa wanyu uko bashakana n'umuhungu wanjye noneho rero umugabo ati none se ndabima umugeni nanjye naramubonye ati sinabima umugeni ndumva ko ubwo bahuje akaza rero akabwira umuhungu ati se numvise yemeye umukobwa ntagashweshwa mba nta kumubaza nuko rero bukeye rero se bateguda rero kuza gusaba se rero akabaza umukobwa ngo niko se mukobwa ngo ko umuhungu kwa naka yaje kukubaza ngo none ngo urumva uzajyayo umukobwa ati none se niba mwarabyemeye ati nijye mbavuguruza ibyo mwemeranijwe abwira se ntiyabavuguruzaga sinabavuguruza ibyo mwemeranijwe muri ababyeyi nuko rero umukobwa n'uwo muhungu ntibazongere guhura umuhungu yabaturutse ari umukobwa wamukubita ijisho akabararambaraye hasi agenda kubinda akarenguka epfo hariya ngo wa musore ntibazongere guhura akajya mwihisha
ko nababonaga maze bya kera byari ibitindi byari ibitindi nuko rero bakatara rero ibitoki bakenga inzago bagafata inzoga rero bakaza bagasaba nuko bamara gusaba bati tuguhaye umugeni bukeye bakazongera kugaruka gutebutsa ubwo rero nyine bagapangwa rero igihe cy'ubukwe yego umukobwa igihe cy'ubukwe rero bakazamujyana bamara kumujyana nijoro babajyanaga nijoro twari hagati bajyana nijoro mwaraga mubajyana nijoro bakamujyana nijoro akagenda rero yaharara akajya abyuka saa 10 saa 10 oya dusubira inyuma nijoro mwabajyanaga nijoro kubera iki ntibatahaga ku manywa no gusaba bagendaga nijoro ntibagendaga ku manywa kugira ngo hatagira umubona ati dore runaka agiye kurongorwa byari ibanga nuko rero nijoro rero bakamugagambagana no ku mugabo bahamugeza nuko rero umugabo akajya mwumva bamuzanye kuryama bukeye abagabo oya buretse yageze saa 10 umukobwa akabaduka akagenda no kwa sebukwe babaga badakinga akagendera akikinga mu mbere noneho sebukwe rero akabyuka yabyuka na nyirabukwe umugeni akajya ku buriri icyumweru kikarangira umugabo ataramukubita ijisho sebukwe ataramukubita ijisho bukeye sebukwe agafata nk'agaceri ka 5 nuko rero akamuha ati mwana wanjye widunyishisha uwamubonaga ni nyirabukwe umugabo nawe nyirabukwe we yaramubonaga nta kibazo umugabo nawe nuko nawe akajya mwumva aza kuryama mu ijoro akongera akabyuka akagenda akongera akabyuka akagenda yazaga ko numva yazaga nk'umujura kwa ko n'umujura aza bundabunda nuko rero umugabo rero nawe agafata rero amafaranga rero akamuhatenda rwose wikomeza kujya wihisha atese ibyo wihisha n'ibiki noneho rero umugabo amara kuyamuha rero noneho rero akajya ahabona akajya rero yicara mu mfuruka aboha ibyibo nuko n'abaturage nyine baza rero bakamubona bakabona uwo mugeni nuko nabyirutse mbona ese gihe mfite ikibazo barasabaga bakahana amagambo bakaganira umugeni ntibamuhamagaze ngo ngwino nkuko babikora oya umugeni yabaga yibereye ku buriri n'abandi bakobwa batumiye baje kunywa abandi bakobwa bari kumwe na mugenzi we bari gusaba bari ku buriri bakicarira ku buriri nuko abandi rero bakidendeza mu nzu rero bagasaba bati tuguhaye umugeni bagakoma mu mashyi urumva bakanywa bakarangiza rero bagataha bakateganya igihe cyo kuzaza gutebutsa bukeye nanone bakazongera bakagaruka bagatebutsa ubukwe rero bakabuvuga igihe bukeye ubukwe bukataha barazaga bagatebutsa nabwo bakigendera bakwe hanyuma wowe rero ukazagera igihe ugaheka umugeni nijoro umugeni rero no ku gihe kikazashyika nuko umugeni rero bakatora rero abakwe baza kumujyana nijoro nuko nijoro bakaza bakamujyana n'ikirago ariko cyo cyaje ku manywa abatahaga ku manywa abatahaga ku manywa nibo bajyanaga ikirago noneho bagera nk'aho mu irembo abakobwa b'ibikumi rero bakegera umugeni bakajyamo nka 20 ubundi bakashyiraho cya kirago ku mutwe bakaza baca mu irembo baca banyerera no mu nzu ikirago bakakizinga bakoraga umurongo bakasa n'abamuhisha noneho hejuru naho hari ikirago bakagerekaho ikirago bakaza bakagera ku muryango umugeni akinjiza nuko rero bakagera gutya mu muryango rero binjira bamara kurangiramo bamwe batwekeye umugeni nuko ikirago rero bakagera bacya bakakimemura babaga ari abakobwa bagenzi be ibikumi ibya kera byari bikomeye kera se ko nta n'imyenda yari iriho ko bambaraga impu ko bwa kera yabaga yambariye uruhu ibere riri hanze ibere ari hanze kandi umuhungu ntagire ikibazo ariko uwo baribonye yewe data we aravuga ati ndapfuye ndarangiye nk'uko rero nyine noneho ubwo rero yaba yatashye ni ukuri bakaba bamukanishije rero inkanda ubwo inkanda harya ni igiki inkanda y'inka baharuraga uruhu rw'inka bakaruhara bakaruhara cyane ugasanga bararukepuje
bakarusiga amavuta y'inka ugasanga ni nk'uyu mwenda yampaye bakarukeba neza maze akarukenyera maze akagira atakagikenye icyo gikanda ubundi agakubitaho umweko agakondora akwishuka uruhu rw'inyana narwo rukanye neza rworoshye. ariko iyo bivuga ko mba mbona wishimye byamaraga rero byari sawa yamaraga rero kuba umugore bakamuhereza ya nkanda uruhu bagahita bongera bakarusubiza iwabo. iyo yabaga abaye umugore rwa ruhu yambaraga rwasubiraga iwabo. ubanza ariko ka karirimbo karagarutse di rwa ruhu yambaraga barusubizaga iwabo rero akambara iyo nkanda karirimbo nimba karavuga ku buryo atazongera kurota yanagwishyiraho. ubwo byari bisobanuye iki rero ko abaye umugore avuye mu bukobwa kari ak'abakobwa. ubwo bivuze ngo se n'umugore yabaga noneho afite urwe rutandukanye n'urwo ngurwo. yego rw'iyo nkanda. yego inkanda yabaga ari nk'uyu mwenda. yego noneho rero agakenyera yamara gukenyera kazana umweko baga bafite imyeko y'inshunda bagiye baboha nuko rero bakawuboha ubundi rero ukagira uducunda imbere nuko bagacisha kuri ya nkanda ubundi agakondora. akondora rero ubundi akifubika urundi ruhu rw'inyana rwiza rukanye rworoshye kandi umuntu yabonaga ari byiza. ndabyumva byari byiza nabibonye nabivuze nturabivuga ukabona urishimye. umuntu yabonaga byari byiza umukobwa wabona yiyambariye urwo ruhu ukazana intuze akamyita kakaza kagahita hano kandi nako kagahita hano ahangaha bikagenda bifata bica munsi y'amabuno aha mu mwatata ugasanga haragaragara ariko hano hejuru amabere ntibayapfuke. amabere ntibapfuke ariko rikaba rihagaze nk'avoka rihagaze nyine agacisha inyuma akandi kagaca hano imbere nuko rero agapfundika ari utwo dushumi apfunditse. none iby'ubu byarabayobeye rero. ubu rero ndeba abakobwa ukabona umukobwa yiyambariye ipataro ya pataro maze yagize cyane kamuhambe ikayamuhambiriye yanyonye ukabona aratambuka agenda agira icyo bidakunda gutambuka maze babahagaze agira kareba utiyamaye ntabwo niyo baba banambaraga amapataro nk'ay'abagabo. y'abagabo uretse ba bandi ubona bagenda babidenduye wagira ngo yaneyemo amapataro y'abagabo se si meza ubona adanduye n'amaguru bihura n'inkweto. n'abakobwa rero nabo yiba bambaraga nk'abizana byibura ariko ntibambara ubona ntuze yaciye hagati y'amabuno yafunze ibibuno be abakobwa ngo harabura imyambaro yarabuze. abakobwa babuze imyambaro abakobwa babuze imyambaro ariko iriho. abakobwa babuze imyambaro kandi imyambaro ihari ariko babuze imyambaro ni ukuri bambara nabi we n'umukobwa n'umukobwa mu ipataro yihambiriye. ariko ababyeyi birabababaza sirituro naho ababyeyi b'abagore murababara cyane. ubu ubona ari nk'aho ari wowe bambitse ubusa ubona ari asebye ababyeyi. yego disi nka nyina wamubyaye rimwe na rimwe ari umubyeyi wiyubashye unambara neza ariko kakanga kakamubereye. hari Runyongi ngo abana biga mu mashuri makuru ngo babahaye ibizibaho noneho umukobwa ngo aragenda asaba uruhushya ngo hari aho agiye nawe ngo aragiye cyakizibaho agicishijemo kabiri ngo arasatuje hano inyuma ngo bageze ngo araseruka abanyeshuri bavugije amaruru yikera ukamuza ati atereka cyari ibintu tubonye hano ngo yikera aramwunguruka ati toka tutanyangiriza abandi mu banyeshuri ati ejo uzajya na nyoko. ubwo rero ngo bwarakeye umukobwa na nyina nawe yambariye kakagutiya kagera aho nawe ngo isatuye umugore w'igishongore nuko ibibero yabyanditse. abanyeshuri rero ngo bababonye barongera bavuza induru zihiteye nawe ngo arasohoka ati ni iki nuko rero ngo abona baraza ati muko ati ndira mu rusengero ntawe rero ugiye
ati nzira mu ishuri nta burere ugira yanga Ngira mu kumwirukana ishuri rumwe ati nta burere ufite ati wari Nyirankoma agira inkomoko. ati iriya nyambaro nyoko yambaye yarakubyaye ungana utyo ati wese nawe wakwambara dore ko yabwirwaga na Nzabirinda ati niho nigaga ati ibyo byarabaye urumva hariho uhena nka nyina hariho uhena nawe ari ubyishakiye n'abagore hariho bambara nabi ukabona ngo cyarasha tujye hano inyuma iyi nyama iragenda igaragara iyi nyama sigaragara ubwo aba yambaye iyi hano ndayibona inyuma y'intege hejuru y'intege ya ntaba yambaye umuntu akwiye kwambara akenda kakamugera akagera hasi hashoboka akajya ibintu mbona ubundi abireba ukumirwa ni amahanga Nzabirinda uvuze n'uriya w'umuvuzi gakondo umwuzukuru wa Simiyoni niwe wabitubwiraga ati twamuhaye induru digitera abonye uwo mugore ati yahise abwira ngo mukobwa ngo ngira nta burere ufite none abakobwa b'ubu rero bari kubyarira iwabo mu ngo ibintu biracitse akabyara babiri akabyara batatu ariko hari n'abandi b'abana beza babuze abagabo kandi ayo marorerwa batayakora burya bazababona burya bazababona abo ngabo bazabona witonze amira ibinoze yego burya uwe abataraza umukobwa ashobora kuba ari uwino nashyizeho urubuga rw'abahungu n'abakobwa ariko nk'umuhungu uzamutwara akazaturuka icyangugu akaza akamuraho akazaturuka mu ntuze muri kibungo akaza akamukura ino buryo uba bataraza ntabushaza atabona umugabo ntibazakubeshya yego ntawe rwose keretse iyo yitwara nabi ariko yabaye umware buryo we abateguye yego ntateguye none uwo rero ari kwerekwa ngo byacitse ati uyu mugore ndamurongora byanga bikunda ibyo muvuga murabeshya Imana yamunyeretse ubwo n'uburaya ntabyo yerekwa yego namwishakire ariko yibeshyera Imana ngo niyo yamweretse yibeshyera Imana yibeshyera Imana ngo niyo yamweretse bijya n'ibyo yishyirira mu bwonko bwe yego ati nimba ivuga ku Mana birumvikana ariko burya aramwishakira kuko nta Mana yabimweretse yego rata aya ni amagambo baba bavuga atumvikana Mana komera Imana ni amagambo wivugira nta Mana yamweretse yego umuntu akubwira ibintu ati ibintu byeretswe n'Imana kandi abeshya nta Mana icyerekana ni abantu bakerekwa rwose igihe narabihakanye ntibazajya babeshya ngo Imana irazibwira umuntu yewe urabihakanye nta Mana ubiciga ngo yereke umuntu ibyo imubwira duhindure ibitekerezo rero tugushimira duhindure igitekerezo gira ikindi nkubaza kuko impanuro z'ugomba kuziduha uko byamera kose kandi uri kuziha n'abadukurikiye ubu rero hari ibindi bintu nabyo bikomeye kandi bikomereye benshi ingo zo muri iyi minsi wa mukecuru we zirasenyutse pa umugabo yigera umugore igihe kirekire babana n'umwaka umwe umugore reka ntiwareba abagabo arabasimburanya nk'usimburanya imyenda abana babo kandi barabibona barabirora ibyo mwuka byara ibyo ni ibiki ni ishyano ry'indahanuro